fata telefone yawe kucyumva ko waguma muri ubu buzima haguruka ndetse tugende haguruka ntabwo tugusiga cyangwa uvuge duhamagara inkeragutabara inkeragutabara zo zirakore haguruka sababa rukareka mwesenge haguruka tutahe ntabwo tugusiga mu gihuru ndakuru kandi nibyo mvuga wasanga nawe wasengera Imana mu rugo wasanga nawe ari ba bantu ba Kafero na ba Samusoni Imana yobohereje ngo umuze mu ntware haguruka nese urakomeza uguma muri ubuzima uravuga ko bose twatugumara iki none se kubwo ko mwankoreye iki none mwakoze iki ko mutampuza nawe kandi mubizi none gute kandi muzi ko nubundi mushaka guki mutamuza nawe reka tugende dusenge ariko dusenge tunabikora kuri telefone turebe tubwira abapastori turebe ko nibore twabona umupastori gute mutamuza n'umugabo wanjye kandi nge narabibabwiye ariko uvuga gute ko ari umugabo wawe mutari mwakora ubukwe kandi ubukwe bugiye kuba rero ubwo niba bugiye kuba dutahe tujye gutumira dutahe oya nyine nje ndabizi neza ko ubukwe buzaba bugiye kuba Imana yabivuze ubukwe ngo bugiye kuzaba none yakwishe haguruka dutahe haguruka ntabwo tugusiga hano gende gusengera Israel mbonye wanjye ngaze haguruka tugende urahaguruka cyangwa ntabwo haguruka kushiri kunjyana wo urahaguruka tugende ntabwo tugusiga muri kino gihugu asase nkisenge oya twatashye wahereye uri mu rugo mbega hano we ahubwo ngewe ikintu musaba ugende mu rugo ubambwire banzanire icyayi kirimo isukari nyinshi ayiwe barga mfite genda ubambwirire banzanire icyayi kirimo isukari nyinshi ako si ubwo komana ubu mbonye agiye gutuma ntagangara koko mbonye agiye gutuma ntagangara mu butayu koko Israel mbonye nandongore naze dukora ubukwe ndategetse Israel mbonye nandongore ndategetse buno bukwe ni bube aho yabare hose mu izina rya Yesu ndategetse Israel mbonye nandongore dukora ubukwe mu izina rya Yesu niba atari ibyo wamana we hano hantu simpava ndahapfira mpaka ndahanga mpaka nzahapfira man nintabona ikimenyetso cyawe cyuko Israel mbonye amamagaye ntago mva hano ntago ntaha nishaka mara ukwezi nishaka mara umwaka ngenda gumanga Israel mbonye azahansanga Mana gonze kushoboye ibintu byose wambabariye ukanzanira mbonye wanje naje hangaha kubw'agahinda mfite kubw'umubabaro mfite ariko koko mana naratatse mana ntibanyumva nabo mbwira bakagombye kumfasha kose kuko mana yanjye Israel mbonye wanjye ko mumbwiye mu masezerano haho koze ibimana barampanuriye haho bavuga butumwa barampanuriye nanjye ubwanjye waransanze Israel mbonye kuko wamana we habura iki ngo mpuze nawe ubu koko ndenda niyahura abo mbwira ntibanyumva narasenze nta butabazi ndabona mana uyu musozi hano naje nge nafite gahunda yo kwiyahura aho yaba ari hose nzi ko wamukurayo ukamunzanira ariko mana ntago mva hano Israel mbonye ataje kundeba ntago mva hano mana we ndabyizeye neza ijambo ryawe rirambwira
Zaburi 119 umurongo waho wa mbere n'umurongo waho wa 5 ngo hahirwa ubaho Uwiteka akagendera mu mategeko ye. Umurongo wa 6 ningenda uko bishaka mu bitunganye nzi neza ko nazakorwa n'isoni. Tubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho hazi ibyago byinshi ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nkena byose ndamahoro. Ayiwe, hari abari kushaka kungirira nabi ngo nahora na Israel mbonye, haba ibitero byose biri kuza bimpiga, Mana ndakwinginze kubitira kure, ndakwinginze kubitira kure mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga zawe, ndatabaza haba biri gutuma ntabasha guhura na Israel mbonye, ndatesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi abadayimoni bashaka kunyanga mbonye wanjye, ndakubita hasi imbaraga mbi zose zituma ntabasha kubona Israel mbonye wanjye. Ndahamagara mbonye wanjye mwiza, ndahamagara umugabo wanjye mbonye, mpagaze mu mbaraga zawe, muri twari n'ubushobozi waduhaye. Kristo ndaguhamagaye, tegeka kandi uganze, ndakwiragije. Ayiwe wera wa Israeli we, ndaguhamagaye, ndagutabaje, igira icyo ukora kano kanya. Mana wafata aya mabuye, Mana wafata rino buye ukarihindura, ugahaza kwifuza kwanjye, ugahaza umutima wanjye, ugakuramo ibisubizo byanjye byose kano kanya. Mana nizere ko ndi kumwe na mbonye, uramunzaniye se. Yewe Imana iraje, haleluya, anaseke ya Romando. Yo haleluya papa ndagushimiye. Mbonye reka mufate neza. Wamunzaniye hariya mugabo ajya iburyo ajya ibumoso ajyayo, kandi Imana irambwiye ngo sinkora amakosa, ngo sinkora ikizira. Ubuse ndabaza nde ndabigenza gute? Ndabaza nde koko hariya bimeze bite? Umugabo ajya iburyo cyangwa ajya ibumoso, nahase cyangwa nahangaha? Oya da, Imana nibishaka nahanga, nahangaha. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Yo haleluya, birashobotse imbere y'abana b'abantu. Naje kuri uyu musozi nje kugusaba, mfite ibyifuzo bibiri bindembeje, bindemereye. None anga kano kanya mpagaze mu mbaraga zawe, ubutware n'ubushobozi bwawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo uko tugenda ntago ari ku bwacu, uyu mwuka tuba duhumeka ni wawuduhaye. Isi birimo byose ni byawe. Data ndategetse, ndahamagara Israel mbonye, aho ari hose, cyaba igihugu cyacu cyose aherereyemo, yaba ari muri Sudani, yaba ari muri Amerika, ndamuhamagaje mpagaze mu mbaraga zawe n'umutware n'ubushobozi Kristo. Dore hano hanze hari abantu bari gushaka kunyaga, hari abantu batifuza ko twahura, hari abantu batifuza ko twabonana, ariko wowe Kristo ndategetse kano kanya mpagaze mu mbaraga zawe n'ubutware n'ubushobozi. Icyo ni icyambere Kristo. Icya kabiri, mubuze amahoro ahari hose, aze dukora ubukwe, aze dukora ubukwe. Data ndagusaba ngo wigaragaze, kuko uri Imana, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Wabinsezeranyije kenshi
haba mu bakozi bawe wabibanyujemo barabimbwira, nanjye ubwanjye wabinyujijemo. Kristo rero ndagusaba ngaze tubonane, data dukora ubukwe. Ibicanege ni byinshi, dore bari kunseka banjyanira amenyo, banshira akarurutega, ubiburizwamo mu izina rya Yesu. Data ndasaba ko, ndasaba ikimenyetso kigira kiti njyewe nanyihamagarire, kuko nimero zanjye ziri ahantu hose, uwankenera ntago yambura, haba kuri email yanjye. Data muha umutima wo gushaka nimero yanjye, muha umutima wo gushaka nimero yanjye, anyandikire ambwira ko akeneye ko duhura tuganira. Kristo iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Nzi neza ko wansezeranyije ko ntazakorwa n'isoni. Ibyo ndabigushimira. Habwa icyubahiro Papa. Kristo, jambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu, ni umucyo umurikira inzira ngendamo. Ndakwiragije, ndi munsi y'ibirenge byawe, ndi munsi y'ibirenge byawe Papa. Igaragaze kuko uri Imana. Data wowe urihagije, ntawe uhwanye nawe, haba mu isi ndetse no mu ijuru. Icyubahiro ni icyawe, ni wowe twubaha, ni wowe turamya, ni wowe dusingiza. Kristo ndaguhamagaye ngo nsangire Israel Mbonyi ku byifuzo nguhaye byose, nguhaye umusange umukoremo Kristo. Yaba ari muri Sudani, yaba ari muri Amerika, aka kanya Kristo musange, mugutumyeho. Ibyo ni ibyifuzo mfite, ubundi uduhe umugisha ku isi yose. Abagushakana umwete uhaze kwifuza kwabo, mbisabye nizeye kubyumvishe kandi ukaba bikoze. Data, ese ni iki kituma Israel Mbonyi mu bakobwa bose dufite atarongora, adahitamo? Ariko Mana, njyewe nizeye ko unshyira ku rutonde ku mwanya wa mbere, ariko ndamusengeye mpagaze mu mbaraga z'umwuka wera. Ndategetse kano kanya Israel Mbonyi narongore, akora ubukwe. Israel Mbonyi narongore, dukora ubukwe. Nzi neza ko wihagije, ushoboye ibintu byose. Ndategetse kano kanya Israel Mbonyi nandongore, naze dukora ubukwe, mpagaze mu mbaraga zawe n'ubutware n'ubushobozi bwawe waduhaye Kristo. Kuko iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Aho yaba ari hose kano kanya ndamuhamagaje, ndamusengeye, mpagaze mu mbaraga zawe n'umwuka wera. Nsengeye buno bukwe bwanjye na Mbonyi, Uwiteka bizagende neza. Icyo nanze ni imyuka mibi mu izina rya Yesu. Icyo nanze ni kirogoya, icyo nanze ni Satani, icyo nanze ni abivanga mu izina rya Yesu. Ndakubita, ndarimbura, mpagaze mu mbaraga zawe n'ubutware n'ubushobozi bwawe. Mana, uhereye kano kanya zino saha, ndategetse Israel Mbonyi nandongore. Ndategetse buno bukwe nibube kano, buno bukwe ndabureme izi saha kano kanya. Aho yaba ari hose mu izina rya Yesu, ndategetse Israel Mbonyi nandongore, dukora ubukwe mu izina rya Yesu. Niba atari ibyo, wamana we, hano hantu simpava, ndahapfira mpaka
paka ndahangaha paka nzahapfira mana nintabona ikimenyetso cyawe cyuko Israel Mbonyi amamagaye ntago mva hano ntago ntaha nishaka mara ukwezi nishaka mara umwaka ngenda gumanga Israel Mbonyi azahansanga Mana gonze kushoboye ibintu byose wambabariye ukanzanira Mbonyi wanjye Mana babarira rwose ne gupfira kuri uyu musozi unzanira Mbonyi wanjye. Nasomye ijambo ry'Imana Zaburi 119 murongo waho wa mbere handitse ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Murongo wa 6 haranditse ngo ubwo nzita ku byo wategetse byose nibwo ntazakorwa n'isoni. Amina. Jambo ry'Imana rirambwiye ngo ndeke kwicwa n'agahinda, ndeke guhanwa n'agahinda. Uwiteka ntagazankoza isoni. Mana ndategetse nanjye kano gahinda mfite kose, bano bantu banjyanira inzara, bano bantu banshira urutega, bahondera agatoki ku kandi ngo ubukwe ntago buzaba, bavuga ngo ntago nzabonana nawe. Mana iyo migambi y'incakura yose yiburizemo mu izina rya Yesu. Nshingiye kwiyuvuza ibe wategeka bigakomera, umbwiye ko nazakorwa n'isoni. Ndagushimira ko nazakorwa n'isoni, ahubwo bariya bampigira agatoki ku kandi nibo nibakorwe n'isoni. Nzanira Mbonyi wanjye aka kanya, yaba ari South Africa, yaba ari muri Amerika, yaba ari Sudani, none hakano kanya niyurira indege aze kundeba. Kandi data ibintu byose nabitunganye nabishire ku murongo, aze avuga ngo we Delphine Uwingabire, nshingiye ko nanjye nifuza ko wambera mama w'abana banjye. Ndashaka ko tujya mu rukiko ukavuga n'itariki, tukajya mu rukiko tukata tujya no mu murenge. Ndashaka ko, ndategetse ko ibi byose uza biri ku murongo, urira indege ukaza byose biri ku murongo, ubukwe bwacu bukazabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabizi neza ko hari abakobwa benshi bamushaka kandi bamwishushanyaho. Ndabizi neza ko hari n'abandi bagenda banyitirira amazina ngo ni ba Delphine. Ndashaka ko Mana ukuraho urujijo. Dore n'ejo bundi bakweretse umukobwa bavuga ko twahuye twabonanye wa Mbonyi, Israel Mbonyi, none hakano kanya zino saha ntago ari nge baragutuburiye. Senga nawe Imana iguhishurire, Imana nigusange iguha ubwenge. Dore ko bari kugutuburira bavuga ko nge nawe twahuye, ntago twahuye. Ndaguhakaniye ntago twahuye. Abo nabari kunyishushanya, kukwishushanyaho, bagenda biyitirira amazina yanjye. Ngewe Delphine Israel Mbonyi ndacyaguhamagara, ntago nge nawe twahuye. Bariya bose nabari kunyitirira amazina. Uwiteka gusange kandi agusobanurire, aguha ubwenge.
ushinyagure rwa kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza dore uko bagushyize mucunguzi wanjye naho urupfu rwantera ntacyakunkura imbabazi nizawe mucunguzi wanjye hahirwa uzapfira muri wowe mpindukirira undebe mukiza w'ukuri naho urupfu rwantera nguyu Adelphine nguyu wa mukobwa aho tumusanze mu gihuru mana nyagasani Adelphine ndakumva uri hano ukora iki? naje gusenga. Ubu kaza gusenga mu gihuru kingana gutya ahantu hadatuwe hataba abantu imvura iguye gutya muri kano kageni? naje uri kumwe nande se basi? ntawe. Ubu uri hano wenyine? ndi kumwe n'Imana yanjye. Turashize mu izina rya Yesu. Nambonye wanjye ahangaha. Uhamaze igihe kingana ute se bungu bahahana? Maze iminsi 3. Uri hano? Yego. Wenyine? Cyane. Ubona ibyo kurya se? Oya. Nibura ibyo kurya wazanye? Oya kandi mu masengesho ntago ndi kurya. Iyi minsi 3 yose ishize uri hano muri kino gihuru? Yego. Adelphine. Ubu se wumva ntabwo bufite? Oya, rega Yesu afite imbaraga kandi ashoboye ibintu byose nta kintu na kimwe kimunanira. None usira hano hakora iki koko wahagurutse tugataha? Oya, ndavana ruko Isirayeli mbonye amamagaye. Adelphine, wanyemereye ugahaguruka tukakuvana hangaha? Oya, ntago ndi bwagende. Abantu hano hepfo ingi ku muhanda nibo banyoboye ahantu uri. Bambwira ko ngo uri hano ngo wenda kuhapfira. Ubu se urumva turi bugusiga hano ahubwo ngiye guhamagara abantu baze bakumfashe, ntabwo tugusiga hano. Oya, muragenda mwenyine nkuko mwaje mwenyine kubera ko Imana yambwiye ko ngomba kuzava kuri umusozi ariko mbonye amamagaye. Ntabwo tuhagusiga pe. Ntabwo tuhagusiga, ngiye kwemera shaka n'inkera gutabara. Mese ufite ikihe kibazo si wizanye se? Nizanye ariko urumva ntabwo ari byiza ko umuntu aba mu buzima nk'ubu ngubu urimo mu gihuru wenyine. Ubu si kiyoka kikuriye. Ubu si bikoko bigufatiyemo. Oya, nta kibazo. Ese urumva iminsi yose mamaze ndi gusenga nta kibazo. None si iminsi yose umaze usenga nibura warasubijwe? Kandi Imana yari kumbwira ko nzavanga uko wese yari mbonye amamagaye. Mana yambwiye ko yamuhaye nimero zanjye ategereje kumamagara. Adelphine, ihangane basi utwemerere tujyane dushakishe. Urumva twebwe dukora ku ijwi ry'abahanzi TV, kandi ijwi ry'abahanzi TV nicane kurikizwa n'abahanzi benshi ndetse n'abapastor. Wenda twagira amahirwe tugatanga n'iri tangazo hakagira abantu bamukubonera ariko tutagusize muri buno buzima. Oya, nyemerera. Oya, nanjye ntabwo mbyemera. Ubu sigiye nahereye mbivuga ko natatse nkatabaza nkagira gute ko ntacyo mwamfashije. Oya, bungiye gutabaza Imana mwebwe Mana sinzi. Oya, ntabwo tuhagusiga, ntabwo dugusiga hangaha. Ubu shize naratabaje Isirayeli mbonye yemeye ko turi bwahure, bamwereka undi mukobwa utari njyewe. Ibyo birambabaza. Narabimenye kuko nyuma naravuze ni Mana nshaka kumenya ikihishe inyuma yaho ngaho. Nukubera iki mbonye yanyemereye itike kwinjira, nari kwemera nkaninjira nkamubona. Simubona itike yanjye nkavuga ni Mana ndashaka kumenya impamvu narayimenye. Ngo Isirayeli mbonye babandi natumye ngo berekanye hari umukobwa muri bene wabo abari wese avuga ko yahuye na Isirayeli mbonye. Niko gahinda mfite
winyuza imaze ukuntu bibabaje Israel Mbonyi ngazi ko twahuye kandi mwafashe undi mukobwa muvuga ko ari we Delphine mumwereka Israel Mbonyi. Watwemere se basi tukakujyana tukareba ko twagufasha kugira ngo turebe ko twaguhuza na Mbonyi. Mukamfasha? Basi twemere uhaguruke mwahangaho. Ntabwo tugusiga hano pe. Biragoye ngiye mfite agahinda kandi nanabikubwiye n'ubusanzwe. Yego. Nakubwiye ni ngewe Israel Mbonyi yemeye ko duhura. Barangije bafata undi mukobwa bamwereka Israel Mbonyi utari ngewe. Yego. Ubwo urumva ibyo bintu bimeze bite? Urumva ataragahinda gakomeye? Nyine niyo mpamvu nanjye nakwisabira ngo twemerere twebwe tugerageze natwe dushyiraho akacu. Utwemerere turebe ko nibura twakuvana muri buno buzima tukareba ukuntu twaguhuza n'abapasitoro n'abahanzi batandukanye wenda baradufasha kugira ngo tubone Israel Mbonyi. Oya ntabwo mbyemera. Erega nabyo bishobora kuba byaba igisubizo cyo mu butayu. Imana ishobora kuba ituzanya ari igisubizo cyawe. Oya? Ndabona mu butayu uko ikimemana yabaye ikimenyetso cy'uko Israel Mbonyi ari bwamamagara. Ngo nabanishe amategeko y'Imana. Mana yambwiye ko Israel Mbonyi nzavana ari uko Israel Mbonyi yamamagaye. Oya? Fata telefone yawe tugende. Ntabwo tugusiga hano. Fata telefone tuva hanga. Fata ifoto yawe. Fata telefone yawe. Kucyumva ko waguma muri ubu buzima. Haguruka ndetse tugende. Haguruka. Ntabwo tugusiga. Cyangwa uvuge duhamagara Inkeragutabara. Nzi Inkeragutabara zo zirakore. Haguruka. Sababara ukareka mwesenge. Haguruka tutahe. Ntabwo tugusiga mu gihuru. Ndakuri kandi nibyo mvuga wasanga nawe. Wasengera Imana mu rugo. Wasanga nawe ari ba bantu ba Kafero na ba Samusoni. Imana yobohereje ngo umuze mu ntware. Haguruka. Nese urakomeza uguma muri ubuzima uravuga ko bose twatugumara iki? None se kubwo ko mwankoreye iki none mwakoze iki ko mutampuza nawe kandi mubizi? Imana ntiyakumva. None gute kandi muzi ko nubundi mushaka guki mutampuza nawe? Reka tugende dusenge ariko dusenge tunabikora kuri telefone turebe tubwira abapastori turebe ko nibora twabona umupastori. Gute mutampuza n'umugabo wanjye kandi nge narabibabwiye? Ariko uvuga gute ko ari umugabo wawe mutari mwakora ubukwe? Kandi ubukwe bugiye kuba. Rero ubwo niba bugiye kuba tutahe. Tujye gutumira. Tutahe? Oya nyine nje ndabizi neza ko ubukwe buzaba. Bugiye kuba? Imana yabivuze. Ubukwe ngo bugiye kuzaba. Ore nimibu yakwishe. Haguruka dutahe. Haguruka ntabwo tugusiga hano. Gende gusengera Israel Mbonyi wanjye ngaze. Haguruka tugende. Urahaguruka cyangwa ntabwo haguruka? Kucyuri kunjyana wo. Urahaguruka tugende ntabwo tugusiga muri kino gihugu. Asase nkisenge. Oya. Twatashye. Waheri uri mu gihuru. Mbega hano we. Nagura isozo. Ahubwo ngewe ikintu musaba ugende mu rugo ubambwire banzanire icyayi kirimo isukari nyinshi. Ayiwe Barga mfite. Ayiwe
genda ubambwirire banzane icyayi kirimo isukari nyinshi. Ako si ubwo ko Mana, ubu mbonye agiye gutuma ntagangara koko.